a reward from what we performed, cyangwa se where we spend our thoughts or our energy for getting money. Yes, imbaraga zacu, umenye bwacu ndetse n'umwanya wacu dutakaza kugira ngo tube twabona amafaranga. Ariko se where the money goes, amafaranga tuba twakoreye ajya hehe? Ikiganiro cya kindi, ikiganiro ni isi tubamo cyangwa se isi dutuyemo. Naho njye nitwa Mr. God, ntucikwe. Uyu munsi wa none ni ikintu kigoye cyane kandi ni ikintu udashobora kuba wapfa kubona uko ubonye. Biragoye ko ushobora kuba wabona umuntu wakoreye amafaranga amuvunye cyangwa se wakoreye amafaranga atayabonye byoroshe ngo ube wabona ayamaranye iminsi 2 cyangwa se iminsi 3 mu mufuka we. No, biragoye. Ese ayo mafaranga yabo ajya hehe cyangwa se amafaranga yacu ajya hehe? Dia uramenye ntuzigere utakaza amafaranga yawe cyangwa se ube waspendinga amafaranga yawe muri ibi bintu bitatugiye kuba ntakubwira. The first way you will never spend your money is here. Ya mbere ni betting cyangwa se kuba watega amafaranga yawe wavunikiye. Dia mba nkubwire ntuzigere ufata amafaranga yawe, amafaranga yakuvunye, amafaranga watayemo imbaraga ngo ube waya spending cyangwa se wayatakaza mu mikino y'amahirwe, icyo twita betting. Dia ndagira ngo nkubwire umunsi uzigera wategeza kuba wafata amafaranga yawe wavunikiye then ukavuga ngo ugiye kuba ya bettinga, uramenye ntuzatekereze ko amafaranga yawe arunguka cyangwa se amafaranga araza kuba yagaruka. Akenshi na kenshi umuntu abetinga amafaranga yiwe avuga ngo abe yabona inyungu. Nibyo sometimes ushobora kuba wabona izo nyungu, ariko most time icyo neza nuko izo nyungu ntabwo uzazibona, ahubwo you will lose all of your money. Amafaranga yawe yose uzayabura. Dia betting ntago ari ikintu cyiza ushobora kuba watakazamo cyangwa se waspendingamo amafaranga yawe yakuvunye, amafaranga yawe yakubijije ibyuya. Nuba ufashe uwo mwanya cyangwa se ufashe umwanzuro wo kuba waspendinga cyangwa se washora amafaranga yawe muri betting, never think your money will back cyangwa se amafaranga yawe azagarukira. No, uzayaheba yose, nta faranga na rimwe ryawe rizagaruka, yose uzayabura. Secondly, where you never try to spend your money, hano hakabiri utazigera utekereza kwa cyangwa se utazigera ugerageza kuba waspendinga amafaranga yawe, it is sex work bro. Umva nkubwire dia, munsi uzibesha ukavuga ngo ugiye kuba waspendinga amafaranga yawe mu bijyanye na sex cyangwa se ishimisha mubiri. Dia manzo umve kano kantu, sex work cyangwa se icyo bita sex, dia it is a few moment action. Ni igikorwa cy'akanya gatoya, it is a few moment happiness. Ni ibyishimo ugira akanya gatoya cyangwa se not long happiness. Ntabwo ari ibyishimo uzahorana dia. No, never try to spend your money about buying cyangwa se kuba waguramo icyo bita igitsina. Ere ni kosa uzabukoze, kameme uzaramuka urikoze uri umugabo. Dia uzatekereze ko you will still gentleman. No, bizaba byarangiye, ntabwo uzaba ukiri gentle cyangwa se ntabwo uzaba ukiri umuntu w'umugabo, kuko biya ni ibintu byafekita kandi vuba kandi ukabona ingaruka mu gihe gitoya. So ntuzigere ufata amafaranga yawe cyangwa se faranga wavunikiye ngo ugende ube waspendinga muri sex cyangwa se ube wafata amafaranga yawe ngo ugiye kuba wayagura igitsina. A third way you will never spend your money, cyangwa se ahantu hagatatu utazigera watakaza amafaranga yawe cyangwa se uvuga ngo ugiye kuba wahashira amafaranga yawe wavunikiye, nicyo bita kuryosha bro. There is a few moment happiness. Icyo nacyo ni ibyishimo ugira igihe gito cyangwa se umwanya mutoya, ariko utazigera ukuramo inyungu. So respect your money, uze wubaha amafaranga yawe kandi umenye ko yakuvunye. Dia uzajye urubaha amafaranga yawe,
ahubwo ube wakwiga umushinga cyangwa se ube wareba ikintu wayashoramo gishobora kuba cyabyara andi mafaranga, naho kuba wavuga ngo ugiye kuba wakwinjoyinga amafaranga yawe cyangwa se waspendinga amafaranga yawe ahantu atazagaruka cyangwa se ahantu atazabyara ndi that fake man. Aho ngaho uba utangiye kuba waba umuntu utari serious. So dear, respect your money, ubaha amafaranga wavunikiye. Icyiza nuko wagira icyo yaguramo cyangwa se wagira icyo uyashoramo, uzajya ubona kucungutse cyangwa se uzajya uvuga uti this money, angaya ni amafaranga navunikiye. Ikiganiro cyo cyari Isitubamo cyangwa se isi dutuyemo, naho njye nitwa Mr. God. Ikiganiro cyo nakagaruka, ndabakunda cyane. Kanda subscribe cyangwa se koresha nimba hari icyo wumvishemo cyangwa se hari icyo kuyemo. Ndabakunda cyane. Ciao.